ndabizi ni igihe kinini gishize tutabana muri Friday Fright buri wa gatanu. Ni iminsi myinshi yari ishize tutareba ibikorerwamo, ariko ubu ndereka mbabaza, muri runo Rwanda niba udakunda Friday Fright, hari umuntu wari wumva iyo atangiye weekend neza utarebye Friday Fright, nimba udukurikira akamwikunda? Ndakeka ntawe. Witonze kugenda tubanze tuganire. Ubona Bisoso na Gitego ndetse na Anita ibyo badukorera muri Friday Fright, hari undi muntu wabisangana? Muzi abanyamakuru benshi batandukanye bakorera mu kino gihugu, ariko ndahamya ntashidikanya ko kino gihugu aba bantu nibo ba mbere bagira udushya twinshi kandi dutandukanye. Urugero, nk'uyu munsi mwabona Anita ntabwo yari ahari, hari Gitego na Bisoso gusa. Ako ndakeka ibyo bakoze ntawe utigeze uryoherwa nabyo. Ndabizi mwaryoheye muri benshi, ariko ndibaza nti ko ngubu Bisoso ibintu yarimo akora hano, kiriya kintu iyo gicika gatoya ntiyari kumena isosi muri studio koko? Nawe ubyibaza, ndeba ikintu arimo abyinaho nk'iyo gicika gato twari kubona umuntu arimo abwirirana. Ariko ndatekereza yuko iyo Anita yabuze, icyuho cye cyita kigaragara, usanga afite utuntu twinshi akora kandi Gitego akatugenderaho. Ako iyo adahari ubona hari akantu kari kuburamo neza. Ariko twadushya twabonye tujye tubura. Nk'uko mwabyiboneye, ni mu igaraje twari twagiye, ni igaraje Mikare, ubanza ari igaraje rikora indege za Friday Fright. Iyi tubibutse ko buri wa gatanu kuva isaa 4:30 kugera isaa 6:30 mukurikiye, mwicaye iwanyu muri kubyina muri guseka, mbese weekend mwayitangiye neza. Abenshi baba bamaze iminsi 5 yose bajya mu mirimo bari busy n'akazi, ariko hano tuba twabatangije weekend mumeze neza, muryoshye, museka, mubyina, mbese ibintu ari uburyohe. Iyi ni isi tubanamo, ni isi bakurikirana ibibera kuri televiziyo z'inaha iwacu. Ubutaha tuzabazana n'izindi maze turebe ni ikihe kiganiro gikunzwe kuruta ibindi. Iyi ni isi tubamo. Bye bye, ciao ciao.